ngo abantu ngo wabivuze ngo abantu bo mu cyaro nyine ngo ni beza ngo bagira urukundo kuruta b'i Kigali. Ni ukuri pe kugira ngo ubuzi bisobanuye iki bisobanuye iki ntabyo mbizi ni wowe wowe ndacyari wahandi cyari waje mu cyaro ibi bintu se urabizi urumva kera hari umuntu wajya gusuhuza nyine gutya nyiri mu kirokore mu kirokore nyirokowe cyane kirokore se bagira gutya kirokore bavuga Yesu ashimwe nyine yajyaga asuhuza gutya nkumva ni umupagani ubundi suzi meaning yo kugira gutya buri abantu mujye mukora ikintu uzi meaning yacu kugira ngo ubuzi bisobanuye iki bisobanuye iki ntabyo mbizi ni wowe wowe ndacyari wahandi cyari waje mu cyaro bivuga iki ntago mbizi ko sinjyana nabikora gusa nyine ntago ujya ubikora ntago bikunda ndabona utazi no kuyifunga neza tuwagira reka navuye kure iwacu ni kure cyane muri kumwe ariho yavuye ni Kabura uratandukanye iwanyu ni mu basirimu ni mu bakongomani kandi ni ari abasirimu sinki wacu urumva ndajyaga numva nyine ari umupagani byatanye umuntu Suzana Chensi mara we nyine nabariyizi ushyira muri comment wa muntu turahita tukumenya numvaga mbangamiye ngumva namubwira ibyo bintu ukora si byiza si iki ariko nanone kuba ko ari umuntu nari nubashye kubimubwira bikananira cyakora nyine naje kugeraho ngamubwira kuki ukunda gutanga chance nyine ko ukuntu byari bimbangamiye kugira waza kugenda bivaho none nza kuzagera igihe cyo kubikunda we yarabivuyeho ubu ndabikunda byatari kubera yego ngiye muri ari nk'isuku wabikunze kubera covid na mbere yaho narabikundaga nabonaga ari akantu nabaze kubona ari akantu kiyubashye ukuntu rero buriya kugira ngo nkuhereze chance nakugira ngo bite mu muco w'abanyarwanda bigaragara nk'intuzi nk'agasuzuguro oya uriya iwacu tukiri mu rugo cyane ukuntu nanga guhoberana we urumva hari ukuntu abantu bavukana bapingana sibyo akaba yava nk'inaha mwebwe mukiri mu cyaro akaza wenaje mu rugo agasuhuza nka papa agasuhuza mama bagahoberana byahatari ukabona bafite yagushyika ukumva mu bwango bitese nawe ubwango bite ukaguma wicare nyine ukumva bise birangira kandi wari umukumbuye wumvaga umukumbuye rwose hako yagushyika kumva mu byango n'umuhobere muri make impamvu uhobera njye niko mbitekereza impamvu uhobera umubyeyi nkugira ngo nuko wumva nyine yaba byashobokaga nawe wamubwira nibite so kwikomeza ariko kubera ko umugomba cyacyubahiro sibyo umugomba na wa muco nyine abanyarwanda dufite ushiduka nyine wamuhobeye nubwo bitakurimo sibyo ari wahobera umukecuru akajya kanda imbavu akajya umubwira sura yarekeye kumubwira rekera ariko kubera ko ari umuco ujejwe kubikora nyine kandi unabikunze kandi mu mutima nyine wumva utazi buriya sinkunda guhoberana pe niba nkunda umuntu n'inshuti zanjye nyinshi niyo twaba tumaranye imyaka ingahe tutabonana kugera hariya nyine bumva bishize namubwiye bita amakuru twicara tukaganira bigakomerezaho twisanze twese nta n'umwe ukunda guhobera no kubundi buriya ni ukubera iki ni imico mibi imico mibi gusa ariko nanjye hari ukuntu nkunda kuba wabwira umuntu ngo biteze ibyo ndabikunda pe n'igihe aba ari umuntu mukuru mweturova namubwiye ngo biteze kubera buri ikintu umuntu akoresheje kenshi kivaho kikaba ukumva nyine ni ikintu kibaye rero burangiye nibuka nko mu cyaro buriya bagira urukundo rwinshi igihe wumva guhobera kumva nyine bagira urukundo abantu binaha turi hano si iwacu umuntu afite ahantu yaturutse nyine
ariko abantu binaha dufite ukuntu tudafite urukundo rwa rundi niba ari wenda ari kera sinzi hari ukuntu wabaga wumva ukunze ahantu uriya nkanjye kera cyangwa numva nta handi hantu heza ku isi n'iwacu iwanjye nkumva nyine iwacu ni heza ndahakunze nkumva nyine niho heza kuno urabona karitsiye mutuyemo kumva iyo karitsiye niyo ya mbere biratwika niba bari ubwana se burasa ubwana ntabwo ari ubwana hakubera heza kubera ibihuhagiriye ubwo nyine wahagiriye ibi byiza harakuryoheye niyo mpamvu buriya se ngewe abantu bose kuko warahahuriye n'ibintu bibi wajya wumva iyo wari ufite ikintu kihagukura wagenda wiruka si byo rata abantu mudukurikiye ubu mu by'ukuri ahantu waba wahasonzeye wenda ukiri umwana warahagiriye ibihe bibi baragukubise waragize ute ukahakunda wajya wumva wahagukura wamuha uyu ushaka kudakunda wenda ibyo bihe wagize ariko ahantu uri njye niko ndimo kubyumva ahantu uri ukumva nyine ni heza hantu nyine si no kuvuga ngo mu rugo indani gusa nyine mu rugo indani na klima n'ahantu nyine n'abantu ugenda uhura nabo n'abantu bagukikije n'abantu muri kumwe ukumva nyine ubu waje gusanga ariho heza kuruta i Kigali cyangwa ugeze i Kigali ngo abantu ngo wabivuze ngo abantu bo mu cyaro nyine ngo ni beza ngo bagira urukundo kuruta ab'i Kigali ni ukuri pe abantu b'i Kigali ngendeye ku bintu byinshi none se kankubaze utuye ahantu hamaze imyaka 3 nta mushyitsi w'umuturanyi n'uyu n'umwe ugira urumva nawe hirya uzi nawe haruguru uzi nawe hino uzi ugize ikibazo urakimenyera wagira ibirori ukabyimenyera kandi mu cyaro uko ni ukuri hamera mu cyaro iyo ugize ikibazo karitsiye yose bibizi ngo uriya muntu yagize ibi bibazo iyo wagize ubukwe karitsiye yose gutahira ubukwe nizo nshuti za mbere uba ufite ariko i Kigali oya pe uhamagara niba utuye wenda i Remera umuvandimwe wawe ari ku Ruyenzi ni ngombwa wenda ku Ruyenzi ategaze nta muturanyi pe ariko si ubwo abaturanyi kuba bataza mu bintu byawe ahubwo i Kigali ni abasirimu gusa ugira ngo bazi utabatumiye bafite ibintu byinshi bagomba kubamo ntabwo bagomba kujya ahantu batatumiwe burya reka mubaze umuturanyi wawe ni wa muntu wawe si bajya bavuga ngo umuturanyi aruta inshuti cyangwa umuvandimwe wa kure kandi umuntu mwiyumvamo kuko mwasabanye yego mbese umuntu muzahora ku bipangu umubwiye ngo bitese n'undi akubwiye ngo bite mwibaze amakuru birangire hari n'utakubaza amakuru hari n'utagusuhuza cyane urumva cyangwa amusuhuza akakwihorera narinze ngo nijye cyabayeho mbese gitera umwaku wasanga arimo kunsuhuza ndoga ibyo abantu batuye nk'abantu bakiri za kavukira aho baba umuntu akaza yaragusanze ati iki ni cya kavukira ngo wowe hari n'ibyo kiri kiraroga karakavukira ni ukuri kakubwiza ukuri mu cyaro bagira urukundo kurusha abantu b'i Kigali pe kuko ntago wambwira ngo mu cyaro umuntu muraturanye inzu ku yindi ngo ube ayagira ikibazo ngo kiyoberwe iyo agize ubukwe ni wowe wa mbere abwira kuko ni nawe wa mbere uzaza kumufasha ariko i Kigali yewe we uzi ko uba uri mu kirori umuturanyi wawe bitamureba tu niyo wanamutumira nazi utamubwiye biba bimurebaho iki abantu b'i Kigali ushobora no kumutumira akavuga ati sha turambwira ati ariko mfite izindi gahunda kandi nakubeshya nta niza hafite ntabwo muri korege ntabwo agara umukorege wawe ni umuturanyi biraba ni umuturanyi ariko ngo inshuti umuturanyi ngo ni inshuti y'agahato yego pe ariko ab'i Kigali si inshuti z'agahato ntabwo wamuhatiriza pe kuretse yakwiyumvishemo agatakwiyumvishemo ntabwo wamuhatiriza pe abafite abaturanyi nk'abo tubakorera iki bafite abaturanyi batari ab'agahato nyine batitwara nk'aho ari ab'agahato kuko nimba ari umuturanyi wawe tubatware dute kugira ngo babe ab'agahato kabone n'ubwo nyine atagukeneye yisange yageze mu rugo rwawe nawe wageze mu rwawe mbese muturane mukundanye oya numva umuntu uba ukwiriye kumurekera uburenganzira bwe kuko ushobora no kumukurura
akaza pe ariko umuhasemo ibintu bitamurimo. Ni hahandi ejo mwagirana akantu gato ikaba inzigo nini. Icyiza rero buri muntu niko mbyumva kandi akenshi ni nako bigomba kumera. Umuntu ugomba kumurekera ubuzima bwe. Niba ari wa muntu usanga akagusanga musange ariko n'ubona ari kumuhatiriza mwihorere buriya wafite nawe aba yiyumvamo wowe ntabwo arimo kukwiyumvamo. None se wisanze utuye ahantu bose ari uko bameze cyane urahaba i Kigali ahantu haravunanye i Kigali urahaba i Kigali urahaba pe urumva ariko mu cyaro hongera rwose mukuri nge noneho nk'iyi minsi mikuru tugiye kujyamo byabaga ari vrai mwabaga nyine iyo karitsiye iri gutwika uko tw'ingoma twakoze bukeye mukava gusenga mukajya iwabo w'umwe mukava iwabo w'umwe mukajya iw'abandi noneho uzi ngo biwanyu bagusize ku rugo bavuze ngo ni wowe usigare ku rugo shawe wabaga ari umunsi mubi bakavuga ngo ni wowe usigare ku rugo mufite nk'umwana mutoya hano wowe usigare ku rugo shawe wabaga ari umunsi mubi. Ni ukuri hari igihe mba numva nkumbuye ubuzima bwo mu cyaro. Mbona njye ntabwo mbwanga ariko biterwa n'icyaro icyo ari cyo. Hano mudukurikiye ugomba kumbusha icyaro cy'iwacu banza cyari cyiza. Biterwa n'icyaro icyo ari cyo. Kuko kera abantu ntabwo nyine batinyanaga nk'ubu sinzi niba ari iterambere no mu cyaro wenda byaraje ariko ntabwo abantu batinyanaga. Kubona nk'umuntu ukamubonamo ibintu nk'igihe ukamubara ugatangira kumubara ngo ukamutekerereza mu bintu bituma abantu nyine nk'uko abantu baturanye n'iki uzi ko haba harimo gutekerereza umuntu cyane aragutekerereza pe akanabirema bikaremeka bikabaho pe. Aya ntabwo ari byiza gutekerereza umuntu ntabwo ari sawa. Umuturanyi nyine nk'uko ari inshuti y'agahato tugomba kugerageza tukababanira tukareba ko twamukurura gahoro gahoro nanone tudakabije kubera ko iyo dukabije nyine biba bibi nk'uko wabivuze. Ndageza nguriya mana ngo njye rwose simbikunda. Urumva hari n'ukuntu abana babahuza cyane abana ubundi nabonye bahuza abantu. Ukaba ari wa muntu nyine wajyaga ubona utazi ibye ubona ntaho mwahurira ariko abana ubwabo ukazabona barihuriye wajya ugiye kumureba yagucitse mukaganira ashiduka ugeze mu rugo rwe utari uzi ko uzarugeraho ukadangira ubonye ko wa muntu ari kuru nta n'icyo atwaye ibyo wishyiragamo ari ukumutekerereza. Yewe mwaba abantu badukurikiye rero namwe mujye muduha ibitekerezo byanyu mutere komenti musharinge mbese byose mubikore kuko namwe muduhereze n'ibyo tuzagenda tubasangiza byose. Ufite igitekerezo agitange muri komenti ufite ikibazo agitange muri komenti tuzagenda tubigarukaho mu biganiro byacu bitaha.